Yes. Ndabashubuje cyane mwebwe mukurikiye Ihumure Online TV. Mumaze iminsi mumbaza ibibazo byinshi bitandukanye ariko uyu munsi naje kugira ngo mbikemure. Reka nkwibutse rero wowe ukurikiye Ihumure Online TV, uyu munsi ni wo kugira ngo dukomeze ku isomo ryacu ryo kugira ngo tuzamure tweditinga video, ndetse niki uzakora kugira ngo ubashe kweditinga video. Uzabigenza gute? Uzakora iki? Ndagira ngo musobanure ko video iyo ari yo yose tugufasha ku buryo ushobora kuyeditinga kandi ibintu bigacamo neza. Ni ku Ihumure Online TV. Fata soft yawe Adobe Pro, tweditinge nkuko twabivuzeho. Twagusobanura ibintu byinshi bitandukanye. Muri Adobe uhamagaramo amashusho aya ari yo yose. Iyi ni graduation. Amashusho rero uhamagayemo kugira ngo utangire kweditinga, urabanza ukareba hasi no hejuru byahuye, byafitinze, nta kibazo kirimo. Ndetse iyo usanze hari ikibazo kirimo, urabanza ukabaza teacher wakwigishije ko ibintu yakwigishije hari aho byagucanze. Adobe Pro ni soft ukararinga video yawe uko ubishaka, weditinga ijwi ryawe uko ubishaka, ubikora uko ubishaka. Ushobora no gukora animation, ushobora gukora background, ushobora gukora editing cyangwa design uciye muri Adobe Pro. Hakabamo na Photoshop ishobora kukwereka ushobora gukoresha ibintu byose, thumbnail, ibindi bintu byose bitandukanye byinshi byose hano bikubiyemo. Uyu munsi rero nagiye mbabwira ibintu byinshi bitandukanye, nkababwira ibintu akenshi na kenshi mudasobanukiwe neza, ariko ndifuza ko icyo ukeneye cyose wajya umbaza, ndetse ugakora muri comment cyangwa se ukamamagara kuri nimero nkunda kuvuga, kugira ngo ujye ubasha kumenya neza ese ibi bintu bikorwa gute. Birashoboka ko ushobora kwifashisha kuri YouTube ukadawunilodinga video iri bukwigisha, ariko iyo ugarutse hano ndakwigisha bya bindi wize bikagufasha neza. Ni byinshi rero, nkwibutse yuko aho waba uri hose nshobora kukwigisha kandi ukagera ku ngingo yawe neza, ukiyeditingira ikiganiro wowe wabuze uko ubigenza. Birashoboka ko dushobora no gukoresha telefone nziza kandi ifatika, tugashyiramo soft ya Adobe ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye zishobora kugufasha gukora ikiganiro cyawe neza, gukora filime, gukora comedy n'ibindi bintu byose bitandukanye, ibirori byinshi bitandukanye hirya no hino. Bivuze iki rero? Ntabwo ari ibyo gusa, kuko ibintu byose narabiteganyije cyangwa se narabyize kugira ngo nanjye nzabibigishe. Ushobora kuba uri muri office iwawe urimo wandika, umuriro ukagenda, wakongera gucana mashini ya video cyangwa se ya document uri kwandika ukayibura, cyangwa se mashini yawe ikahura na virusi. Ibintu wabuze birashoboka ko ushobora gusanga mashini yabiforomase cyangwa virusi yabiriye, kandi ari ibintu by'ingenzi. Document zo muri office wari umwandika muri Word ukazibura, kandi ari iz'ingenzi nta handi hantu uri buzikure. Igisubizo ni ku Ihumure Online TV. Za document zawe ndaza kwegera mashini yawe nkareba ikibazo yahuye nacyo, namara kureba ikibazo yahuye nacyo narangiza ngakora iki? Nkagushakira video zawe zose cyangwa se amashusho wari ufitemo, amafoto, video ndetse na document wari ufitemo. Iminota 40 kugeza ku masaha 2 mba maze kugarura ibintu byawe wari wabuze, kandi ugasubirana document zawe wari wabuze, kugira ngo niba hari ibintu runaka utabibura bikagenda burundu. Nta handi rero wabisanga ni ku Ihumure Online TV. Ngukora icyo bita backup. Namara gukora backup, mashini yawe nkagarura ibintu byawe byose byari byabuze, kugira ngo umutekano wongere usugire, utirukanwa mu kazi bitewe na accident wari wahuye nayo. Nkibutse ko upfa gucomeka flash kuri mashini iyo ari yo yose ubonye atari byiza, ushobora kwandura virusi. Wamara kwandura virusi ugasanga document zawe urazibuze, yaba amafoto, yaba video, yaba document wari urimo wandika, ndetse n'ibindi byose bitandukanye wabasha kubika muri mashini. Umutekano wabyo ni ku Ihumure Online TV, bashobora kugufasha mu gihe wahuye n'ikibazo ukabibura. Reka mubwire ko rero ibyo byose
ni ibintu tuzagenda tukomeza kuganira, ariko nkwibutse ko ikintu cya mbere ushaka kugura amasaha kugira ngo channel yawe ibe monotize. Wabonye sabu ariko wabuze uburyo wabona monotize. Icyo nkwigishijeho cya mbere, cyangwa abantu batazakubeshya ngo nkwemerere, nugura sabu uzaba uhemukiye channel yawe. Icyakora amasaha twayagura ariko abasabu ntabwo twazigura. Ubukozi kosa rikomeye ni nko kuva mu wa mbere primaire ukisanga mu wa gatandatu primaire. Urumva hari ibintu byinshi utarutse, hari ibintu byinshi ubutize, wagera mu wa gatandatu bigatangira kukuvuna, wagera mu wa mbere secondaire bigatangira kukuvuna, kuko hari amasomo amwe namwe agenda agaruka yo muri amashuri wasimbutse. Ni byiza ko rero wiga akantu kandi ndagira ngo nkwifurize rero gukomeza kubana natwe ku Ihumure Online TV. Nkwibutse ko ntagenda ntagusigiye nimero ni 0788 78 6553. Aho ngaho niho ushobora kumpamagara, wamara kumpamagara nkagusobanurira neza ikintu ukindi, cyangwa se transport ndayifite nkagusanga aho uri bitewe n'aho ariho, narangiza tukumvikana nkaza nkagufashiriza aho uri, kandi amasomo ukayamenya ubutaha. Ibyo nagusigiye ukajya mpamagara ngenda nkwerekera ibintu bikagenda neza. Reka nkubwire ngo komeza ukurikire Ihumure Online TV. Nawe utariyandikisha ku Ihumure Online TV ukabonye iyi video, iyandikishe ku Ihumure Online TV ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu 5 kuri 5 ujye ubibonera ku gihe. Bye bye, ciao.